ubundi bijya gutangira Donati yakunze umukobwa bahuriye muri groupe ya WhatsApp. Ku munsi waje twabigarutseho twumva uko byaje kugenda, inzira byaciyemo kugira ngo Donati yemeze guhura na Claire ku munsi w'umuhuro. N'ubundi iyo groupe bari barakoze yari igamije kugira ngo ihuze abakobwa n'abahungu bagere ku munsi nyirizina wo kugira ngo bazahure. Niko byagenze. Ubundi uwo munsi uragera, umunsi cyangwa se intego y'iyo groupe yarashyizweho iragera. Wari cyangwa se yari groupe yitwaga ngo ni umuhuro, igihe Donati nawe yari muri iyo groupe ariko agamije kujya yasharingamo filime n'ubundi yakoraga, n'ubundi link yandikaga kuri Facebook izi nkuru ze. Ariko kandi Claire aramubwira ati nyaboneka Donati, nawe uzaze mu muhuro nubwo utajya uvuga muri groupe uzadufotore. Umunsi wo guhura n'ubundi n'uyu nguyu tujeho kuri uyu munsi. Benshi mwategereje kumva se by'ukuri bagihura byagenze gute, cyane ko Donati yabonaga Claire ari umukobwa wifotoza agace ko hejuru gusa, agace ko hasi atakamwereka, amwerurire imiterere y'inyakuri. Aricyo rero cyatumye uyu Donati agira amatsiko yo kuzabona Claire amaso ku maso. Rero umunsi urageze, reka mpere hejuru gatoya aho nagarukiye, cyangwa se ahabanziriza aho nagarukiye. Haragiraga hati ni nako byagenze, kubera ko nyuma y'iminota 50 yari ngeze Nyabugogo, kubera ko Claire ari we twari tuziranye, niwe nahamagaye ahita ambwiraho musanga, maze ubundi turahura. Ngihura na Claire naratunguwe cyane. Akenshi buri uko yakundaga kumpa amafoto ye yifotoraga hejuru gusa, ariko ntabwo nari narakamubonye wese uko ateye. Namubonaga agace ko hejuru gusa, cyane ko yifotoraga passport gusa, akama agace ko hejuru gusa. Ntabwo nari nzi imiterere ya Claire yarateye ate. Ese yarahuje n'inzozi zanjye muri rusange n'umuntu nifuzaga ko twakwimikana urukundo? Ndagira ngo twanzikane. Ese Donati agikubita amaso Claire yatunguwe n'iki? Icyamutangaje n'ikibanywa? Ibyo arabibyuya ntibiba amaraso. Ndagira ngo tugendane muri ubu buryo, tugende. It's love. Ndakubwiza ukuri, yari umukobwa mwiza. Reka bakiriho, reka rwose nyaboneka, reka bari ko ngiye mbivuga, mwiza cyane ndetse ateye neza bikabije, ku buryo nkimukubita amaso ibitekerezo byanjye byahise bisubira inyuma. Ubwo navugaga ko ntashaka guhura nawe, numva ndisetse cyane. Ubwo twarayambiranye ndetse Claire amuhobera rwose nk'umuntu yishimiye cyane. Oh my god, ndetse nanjye nkabikunda. Arangije ambwira ko nukuri yari afite amatsiko yo kumbona, nanjye musubiza ko ahubwo njyewe nishimiye, cyangwa se rwose nishimiye no kumubona. Ahantu twahuriye naho twakoreye icyo kirori, ba nyiri kabari ntabwo bazabyibagirwa, kuko ntekereza ko rwose ari twebwe bakiriya b'imena bigeze kugira, cyangwa se bigeze no kwakira mu buzima kuva batangira gukora. Buri mukobwa yari yicaranye n'umuhungu bahuye bwa mbere, ariko barakundaniye muri iyo groupe ya WhatsApp. Ni nako byari bimeze kuri njyewe na Claire, n'ubu tutakundanaga. Ndetse umuhungu umwe nyaboneka, hey, utari ufite umukunzi icyo gihe, we ntabwo yigeze anahagera na rimwe. Claire yari umukobwa mwiza, ugaragara neza inyuma, ariko mu mutima rwose nkibaza nti ese uyu muntu ni muntu ki, ko nduzi asa neza by'intangarugero, ese ku mutima nabwo niko asa? Nyamara ariko nari mfite ishingiro ryo kwibaza icyo kibazo, kubera ko kuva uwo munsi icyo kibazo, iyo nza guhita cyangwa se iyo nza kugiha agaciro ubuzima bwanjye buba bwararokotse ntarapfuye urubozo. Kugeza kano kanya nk'uko napfuye mpagaze, narapfuye. Ushobora kwibaza ukuntu niciwe, cyangwa se yanishwe urubozo na Claire biturutse muri iyo groupe ya WhatsApp twahuriyemo.
nababwiye ko umunsi tugihura bwa mbere ari wo munsi nicukura imva. ubwo twarishimye cyane mu gihe batangiye kunezerwa. Kerere nk'umuyobozi wa groupe afata ijambo rito cyane aho yavuye ko ashimishijwe no kubabona gutyo, kuko ikintu yaragamije kwari uguhuza abatagira abakunzi, mana yanjye, ubundi bakabagira. Kerere bamubaje niba nanjye ndi umukunzi we, ahita basubiza ko ndi umukunzi we. Naratunguwe cyane, byarantunguye vraiment, birantungura cyane. Donc nyuma yo kwicara namubajije impamvu abeshye ko njye nawe dukundana, ambwira nyongorera, ambwira ko kubera ko yankunze nta kindi kintu yari kubasubiza. Icyo gihe nta mukunzi nagiraga nanjye. Kerere ambwiye gutyo nahise mbitekereza ako kanya, maze ubundi amasaha arangiye tugiye gutaha nibwo Kerere yansabye ko yanjyana ahantu tukicara tugaciringa cyangwa tukaganira turi twenyine. Of course Kerere yanjyanye ahantu nanjye ubwanjye rwose ntakekaga ndetse ntatekerezaga ko nahagera, hahenze cyane ndetse hiyubashye. Tugezeyo of course turicara turarambya. Reka nkubwire ijambo nshuti yanjye, burya koko ikigare kirashuka cyane, kubera ko umuntu ukujyanye mu byo ashaka ukamukurikira uvuga uti reka ndebe uko biba bimeze, cyangwa se reka ngerageze ndebe, abagushaka kuko uramutse uguye mu rwobo bisaba ko n'ubundi ari we uza kugukuramo. Maze Kerere ambwira ko yankunze ndetse agakunda n'akazi nkora, ansaba kubitekerezaho ko tutakwikundanira kugira ngo twiryoherereze ubuzima bwacu. Ntabyo gutekereza kubera ko nta mukunzi njye nagiraga of course, ndetse nkiyumva cyane kuko nari mfite amafaranga, nariyumvaga pe mfite amafaranga, njye narakuraga. Mpita mubwira ko nanjye burya namukunze, ntago nabeshyaga kuko na mbere tutarahura hari ukuntu rwose Kerere namwiyumvagamo. Ndetse nkimukubita amaso bwa mbere nahise mvuga nti uwamumpa nk'umukunzi, uwamumpa nk'umukunzi byibuza nguko uko nicukuriye icyobo cyo gushyingurwamo nyuma y'urupfu rwanjye, nguko uko nicukuriye urwobo rwo kunshyinguramo nyuma y'urupfu rwanjye. Icyakora njye na Kerere twarishimye cyane bihagije kuko twari tumaze kwemeranya urukundo. Byari byishimo ku ruhande rwanjye, mbese nkumva biri kungora kubyakira kubona umusore nkanjye nshobora kwegukana ikizungerezi nka Kerere, umukobwa watamakaga bose, abasore bose bari aho ngaho bagakebaguza, bikaba byasaba wenda nka rotorovizeri, buri wese ukamushakira rotorovizeri kubera ko yarahindukiraga. Kerere yari yambaye rinete za fime ariko zishashagirana, bigakubitiramo rwose n'inzobe ye yari nziza cyane, maze wakubitaho ukuntu my goodness yari yambaye n'ingano ye bikaba byiza cyane. Ahatambutse bakavuga ngo yego, c'est très bien, yego ni yego. Mbese muri make banywanye, icyo gihe naravugaga ngo Donati, genda uri umusore ugira amahirwe kurusha abandi, genda rwose Donati, warahiriwe, warahiriwe. Gusa nubwo nari maze kwemeranya na Kerere urukundo, ku ruhande rwe we nabonaga nta kintu bimubwiye. Nabonaga Kerere yabifashe nk'ibisanzwe, ndetse buri muntu wese umuhamagaye kuri telefone akamwitaba, bigasa nkaho atanyitayeho cyane. Gusa Kerere yavugiraga kuri telefone buri kanya, bikambabaza ndetse bikanambangamira, ariko ku rundi ruhande nkavuga nti nta kibazo, apfa kuba ari uwanjye. Uretse kuba twari twarahuye kuri WhatsApp muri groupe, ntabwo nari nzi ngo Kerere mu by'ukuri ni mu ntoki, burya umuntu ni mugari. Ntabwo nari nzi ngo aturuka hehe bya nyabyo, cyane ko abantu benshi batuye i Kigali baba batarahavukiye, benshi baba baravuye mu ntara. Ngayo nguko rero
Claire uko yakomezaga kuvugira kuri telefone yayishyira hasi indi ikaba iramuhamagaye, gutyo niko nakomezaga rwose kubangamirwa, ariko yamara kuvugira kuri telefone akansekera agaseko rwose keza, nkabona amenyo ye y'urwererane, ngahita mbyibagirwa nkavuga nti buriya ni bene wabo barimo kumuhamagara. Nyaboneka urukundo ni rwiza ariko ruhuma amaso. Ibyo byose n'ubundi ruhuma amaso rwose, ibyo byose uko nabyibazagaho buri munsi niko ntabihaga agaciro, kubera ikintu cyitwa urukundo cyazaga nyine kikampoma ku maso kikamfunga neza. Nyabo urukundo ni rwiza ariko ruhuma amaso. Nyaboneka ibyo byose nkabyibazaho, byose bikaba iby'ubusa. Mana yanjye, byabaye umwanya munini ku buryo ahantu Claire yari yanjyanye twamaze igihe kinini, ndetse tukarya tukanywa, ariko njyewe nawe rwose tukaganira gake cyane kubera ko yarahugiye muri telefone. Ubwo amasaha yakomeje kwicuma burira cyane, biba ngombwa ko dutaha. Claire umukobwa rwose wabonaga ko ibyo arimo gukora arimo kubikora yitonze kandi abitekerejeho. Yakoze mu gasakoshi yari yitwaje, agasakoshi rwose yari yitwaje akoramo, ubundi akuramo amafaranga arayampereza ngo njye kwishyura. Ni nako byagenze, naryo njya kwishyura, ariko mu kugaruka aho ngaho Claire nari namusize ndamubura. Naragarutse ndamubura simubuze, naragarutse ndamubura. Ese nyaboneka ushobora kwibaza ngo Donati akundanye n'idayimoni, abengutse satani, abengutse umuzimu, cyangwa birabibyuya ntibibe amaraso banywanye? Musengere uyu mwana w'umuhungu Donati wahuriye n'umukobwa witwa Claire muri groupe ya WhatsApp, none akaba yaramwishe urubozo. Ese amwishe urubozo gute? Dusize Claire avugira kuri telefone cyane umwanya munini, yanze guha umwanya Donati bahuye n'uwo munsi. None naho basoreje nyine ya Claire abaye nkuva kuri telefone, ahaye akanya gatoya Donati akuye amafaranga mu gikapu mu isakoshi yari yitwaje, ayahereje Claire, ayahereje Donati ngo nanjye kwishyura. Agiye kwishyura, agarutse abura umuntu. Bizaherera agana hehe? Ntuzigere ucikwa n'iyi nkuru yitwa uko Claire yishe urubozo Donati bahuriye kuri groupe ya WhatsApp. Nanjye nitwa Lizo Lionel. Ni inkuru mwumva mu kiganiro Old School and Drive Story kuri Radio Shingiro 107.5 FM. Mu gihe wacikanwe n'ikiganiro, jya kuri YouTube wandikemo Radio Shingiro 107.5 FM, uzajya uyumva neza kuva uko yatangiye kugeza igeze ku musozo. Ntuzacikwe n'ibice by'ubutaha.